aha naho twe twasuye ikipe ya Rayon Sport aho yari irimo gukorera imyitozo kabisa bidasanzwe bidasubirwamo. Kuri uyu munsi wa kane niho twiteguye umunsi w'ejo yuko ikipe ya Rayon Sport izahura n'ikipe ya polisi, ibintu bizaba bimeze neza gatandukanye. Kandi amakuru tugiye kuvugaho nuko uyu munsi nasuye ikipe ya Rayon Sport kabisa aho yari iri mu myitozo. Ngiye kugaruka ku kintu kimaze iminsi kivugwa hirya no hino, bavuga yuko ikipe ya Rayon Sport yaba yarasinyanye n'urundi ruganda cyangwa si ibindi bikorwa remezo batabimenyesheje ibinyobwa bita Skol, bikaba byaje gutera ingaruka kuri Rayon Sport ndetse n'abayobozi ba Rayon Sport. Abantu benshi mwabyibazaga ngo bimeze bite, nibyo cyangwa si sibyo, cyangwa si ni amagambo y'abantu nk'ibyo ngibyo. Nje kugira ngo mbibasobanurire turebe ukuntu bimeze, nimba ari ubwa mbere natabaciye mu ijambo, nimba ari ubwa mbere ugeze hano kwa Mr Karima Rwanda TV, aho tunonosora amakuru agiye atandukanye. Ni iby'agaciro wowe utari wakora subscribe wayikanda, kandi reka twigarukire kuri ibyo ngibyo. Ukuntu bimeze nuko ikipe ya Rayon Sport ntabwo yasinya n'uru rundi ruganda cyangwa si ibindi bikorwa remezo kugira ngo biyiteze imbere cyangwa se biyamamarize, ariko amakuru ahari umutoza wa Rayon Sport ndetse n'abayobozi bandi batangaje yuko ibyo ari ibihuha kabisa, ahubwo ni nk'umushinga bari barimo gutegura. Umutoza wa Rayon Sport ndetse n'abunganizi abayobozi baje kubihakana kabisa, baza kuvuga yuko atari byo, ahubwo ari amakuru babonye atari yo kabisa. Abantu benshi icyo kibazo mwari murimo mukibaza ati se nibyo cyangwa si sibyo. Ikintu nababwira cyo nuko atari byo, uretse kugira ngo amakuru ntagenda gucika, kanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza gatandukanye. Kandi ndabakunda kabisa, mwe mutari mwakora subscribe wayikanda, ubundi ibintu ukagenda neza gatandukanye. Kandi n'umuhungu wanyu Karima ageze kabisa mu bana mu biganiro bigiye bitandukanye, umunyamakuru wanyu ndetse nubashakira amakuru agiye atandukanye kabisa.